Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri channel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu biranga umuririmbyi ukijijwe kandi w'umukristo uzi Imana kandi ugenda arushaho gukora mu buryo bw'umwuka. Ibintu biranga umuririmbyi ukijijwe w'umukristo kandi uzi Imana ndetse unagenda urushaho gukora mu buryo bw'umwuka ni ibintu byinshi, ariko kuri uyu munsi naguteguriye ibigeze ku 10. Ikindi kandi ibi ni ibintu byigaragariza mu mirimo akora cyangwa se mu myitwarire ye cyangwa se mu bwitange akorana umurimo w'Imana. Murabyibuka neza ko mu kiganiro cyashize dusubiye inyuma gato yereka nkwibutse yuko twaganiriye ku bimenyetso biranga korali yamaze kuzamo amacakubiri. Ikindi kandi tubasha no kurebera hamwe ibyo wakora aya makimbirane akaba yahagarara. Ariko se ubundi mbere yuko ayo makimbirane aza, umuririmbyi nyawe utabasha kuba yateza mwe n'ibyo bibazo byo kuba hazamo amakimbirane muri korali n'umuririmbyi utegute, nibi bintu tujye kurebera. Ubashije kuba utarabashije kureba icyo kiganiro hasi ukirebe, kuko n'ubundi tuzadukora ibizaza bikurikira mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kubaka umurimo w'Imana ugiye utandukanye. Mu rwego rero rwo kugira ngo tube twakinja mu kiganiro neza, murabizi ko hano tubanza tukakira abantu bashyashya kugira ngo twese tugendane tuziranye. Umuntu mushyashya rero n'umuntu utaramara gukanda subscribe kuri ica, niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo rwose tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ikindi kandi vuga no gufungura inzogera. Rero wowe dusanga dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, uri hano nibagiye gukanda like kuri no video kugira ngo tukomeze kurushaho kwegerana, tubashe kumenya ubwenge bugiye butandukanye cyangwa se inama zigiye zitandukanye tugenda twungukira ahangaha kuri icana. Mbahaye ikaze. Birashoboka cyane ko waba ujya wibaza tuse runaka nabwirwa n'iki ko akijijwe. Ese ubundi ngewe niki abantu bamenyera yuko nkijijwe? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Ntucikwe cyangwa se ngo ino video uyicikishirizemo hagati uyirebe uyirangize, kuko uraza gusanga ibi bintu ari iby'ingenzi kandi ari ibintu wari ukeneye, kubera yuko muri no minsi babigoye kuba wamenya umuntu nyirizina ukijijwe by'ukuri cyangwa se udakijijwe. Kandi ikindi nakubwira nuko iyo umaze kumenya neza ko umuntu akijijwe, umenya n'uburyo ukwiriye kuba wabana nawe. Murabizi rero yuko nk'ibisanzwe duhera ku mwanya wa mbere tugasoreza ku mwanya wa nyuma. Ubwo tugiye guhera ku mwanya wa mbere hanyuma tuze gusoreza ku mwanya wa 10. Ikintu cya mbere kiranga uyu muririmbyi ukijijwe neza rwose Imana ishima imyitwarire yiwe, abafite umwuka w'isengesho. Uyu muririmbyi ahora asenga atabariza umurimo w'Imana. Nta tarama cyangwa se nta senga kubera yuko agiye kuririmba, ahubwo igihe cyose isengesho n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ubwo rero nibuzi yuko uri umuririmbyi utajya usenga cyangwa se ugasenga kubera yuko ugiye kuririmba, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Wabura urimo ugenda ugaragaza imwe mu myitwarire igaragaza yuko rwose udakijwe ibintu ukora bita kuri mu. Ubwo rero byabyiza ugerageje ugasenga by'ukuri cyane yuko Bibiliya yo ivuga ngo dusengeshe umwuka iteka. Ubwo rero niba uzi yuko iki kimenyetso ukigaragaza cyangwa se hari mushuti wawe ukigaragaza, wagiye wamwegera ukamugira inama, cyangwa se nawe nyirizina niba uri umuririmbyi iki kintu ukaba gisa nawe kigutsinze cyangwa se ukigaragaza nk'umwitwarire w'umuririmbyi udakijwe neza, wagira ibyo uhindura. Tudatinze reka tujye ku cya kabiri kigaragaza umuririmbyi ukijijwe kandi umuririmbyi w'umukristo uzi Imana kandi urushaho kugenda akura mu buryo bw'umwuka. Uyu muririmbyi abazi ijambo ry'Imana kandi akarushaho kugenda arigenderaho, asoma ijambo ry'Imana kenshi kandi akiga ibyo Imana ivuga. Indirimbo ze zishingira ku ijambo ry'Imana, ataririmba gusa ibyo yumva bishimisha abantu. Ikintu cya gatatu kigaragaza uyu muririmbyi ukijijwe kandi ufite umwuka wera ndetse arushaho kugenda kuba akura muri ubu buryo bw'umwuka wera, yicisha bugufi. Ntabwo yishyira hejuru cyangwa se ngo avuge bagenzi be nabi, yemera Imana kandi ntiyirata impano ye afite. Kuri iki cya gatatu nubona wageze ku rwego rwo gutangira kwirata impano ufite kandi wahawe n'Imana, uzamenye ko ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi cyane. Ikindi kandi nubona mugenzi wawe nawe ari kugenda arushaho kwirata impano afite, ikindi kandi akanagerageza kugenda avuga bagenzi be nabi, ndetse ukabona ni wa muntu utagerageza kuba yahugurwa tumva inama agirwa,
uzamenye ko ikirenge cye kiri kugenda kiva mu bintu by'Imana cyangwa se ari kwinjira muri mubare w'abaririmbyi badakijijwe. Uzahite ubireka cyangwa se we umugira inama, kubera yuko finali bishobora kuzasanga ibyo yakoze byose bibaye ipfabusa, akaba ari mu mubare w'aba bantu barukiye ubusa. Tudatinze reka tujye ku cya kane. Uyu muririmbyi ukijijwe kandi w'umukristo uyoborwa n'umwuka wera kandi akaba agerageza kugenda akura mu buryo bw'umwuka wera, arangwa n'ubudahemuka. Uyu muririmbyi ntabwo ajya mu makorali menshi atandukanye adafite gahunda. Niyo aramutse agiye muri ayo makorali aba afite gahunda mu by'ukuri imujyanye kandi yo kuba yagira icyo ihindura mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umurimo w'Imana. Ikindi kandi ahorana umurava ndetse yizerwa mu byo ashinzwe byose. Mbere yuko tuvuga kuri iki cya gatanu, reka nkwibutse yuko ukwiriye kuba wagerageza ugakanda like kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukagenzura neza niba wamaze gukanda subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikiganiro n'ikina kimwe gitambuka nga kikagucika. Reka dukomeze ikiganiro cyane. Icya gatanu ni ikingiki kiranga uyu muririmbyi: yubaha abandi ndetse no gukorera hamwe. Umuririmbyi yubaha abayobozi, bagenzi be ndetse nabo baririmbana. Abafite umutima wo gukorera hamwe no kubaha igihe. Uyu muririmbyi ku cya gatandatu aba afite imyitwarire myiza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ntavuga amagambo mabi, ntabaswe n'inzangano ndetse n'inzika cyangwa se ubusambanyi. Ubuzima bwe burangwa n'imbuto z'umwuka wera. Icya karindwi, ashyira imbere umugambi w'Imana kuruta inyungu ze. Uyu muririmbyi ntabwo ajya kuririmba ari ugushaka amafaranga gusa, aririmba kugira ngo abantu bahinduke ndetse kandi Imana yubahwe. Icya munani, afite umutima wo gufasha abandi. Afasha bagenzi be bakeneye ubufasha mu muziki cyangwa mu bundi buzima. Agera kure hashoboka kugira ngo korali cyangwa se itsinda runaka abarizwamo rikomeze gutera imbere. Ikintu cya cyenda kiranga uyu muririmbyi, ahora yitoza kuba yakwiyungura ubwenge ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye. Agerageza kwitoza kenshi, akamenya neza ibyo aririmba nuko yabyitwaramo. Icya cumi, afite umutima wo kubabarira. Uyu muririmbyi ntabwo abika inzika, ntahangana n'abandi, azi kubabarira ndetse no gusaba imbabazi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tugisoza ariko turi kwibaza iki kibazo: ese ari njyewe nisanze ntujuje ibi bisabwa kugira ngo mbe umuririmbyi w'umukristo kandi ukijijwe neza, nakora iki? Cyangwa se umenye neza yuko mugenzi wawe ibi bintu twavuze atabyujuje, niye nama wamugira kugira ngo nawe agaruke mu murongo mwiza Imana ishima kandi yemera? Icyo ukora wowe twandikira ngo muri comment, hanyuma tugende twungurana ibitekerezo. Ikindi kandi niba hari icyo wifuza ko twazakubwiraho ubutaha muri ibiganiro byacu bikunda gutambuka ngaha umunsi ku wundi, uratwandikira utubwire, hanyuma tuzaze turimo kugenda tubivuga kugira ngo turusheho kugenda twungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye ndetse tunarusheho kubaka umurimo w'Imana muri rusange, kugira ngo utakomeza kugibwaho n'igitutsi, cyane ko muri no minsi Satani abakomeje kugenda arasa imyambi itandukanye kugira ngo ubwo Yesu azagaruka azasange buri muntu wese yihugiyeho ukwe iby'Imana atabirimo neza. Kandi ikindi ntabura kukubwira nuko rwose Satani yanga abaririmbyi. Niyo mpamvu tuba turi kugenda tubiganiraho kugira ngo tubashe kumenya uko twarwana urugamba, twe kuzagaragarwaho ko tutakoze ibyo Imana ishaka. Wakoze cyane rero twabanye muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha. Reka tuze guhurira mu yindi video. Ndabakunda cyane. Bye.